Bahaye ikaze mwese ku biganiro binyura ku rubuga Iyunguri. Ndabashimira mwese uburyo mudahwema kuduha comment, mudahwema kutugaragariza yuko mudukurikira ku rubuga Iyunguri. Je ndi Mukase Josiane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 8 bitubuza kugera ku ntego zacu, bikatubuza kugera aho twifuza, bikatubuza kugera ku ndoto zacu. Ndetse usanga kenshi abantu bavuga yuko hari ibyo baremewe, Imana yabaremeye bo ibyo ngibyo byo bitari mu gasanga turifuza ibintu byiza ariko kubigeraho bikatunanira. Byagaragaye yuko abantu bagera ku ndoto zabo ari umuntu umwe kwijana, ariko abantu 99 batabasha kugera ku ndoto zabo. Niyo mpamvu rero nifuje kurebera hamwe ibintu bigera ku 8 bitubuza kugera ku ndoto zacu. Ibi bintu 8 umuntu yakwibaza ati se biramfasha ikigewe niba bitangeza ku ndoto zanjye. Nukugira ngo ubyitondere urebe ese wowe ibirimo kukubuza ni ibi, kuko hari n'igihe twibwira yuko tubizi ariko ugasanga rimwe na rimwe hari igihe bitwibagira, ugasanga ntago tubifashe nkaho ari ibintu n'ubundi bituza kugera ku ndoto zacu. Nihuse rero reka mbibagezeho ibyo bintu 8. Icyambere kirimo nuko usanga kenshi abantu batabasha kwisunika. Usanga hari ahantu twageze, usanga hari umurongo twagezeho, ariko noneho nitwumva yuko dushobora kwisunika kugira ngo tubashe no kugera ahandi, dushobora gutera intambwe ndende kugira ngo tubashe kugera ahandi hantu twaba twifuza. Ariko rero iyo umuntu atisunitse nta wundi muntu uzagusunika. Wapi, ni wowe ugomba kwisunika. Abanyarwanda babivuze neza ngo umuntu niwe iyo yibuze arapfa. Ibyo ngibyo ni bimwe bitugaragariza yuko ni wowe ukwiye kugira icyo ukora, ntago ari uwundi, ni wowe ukwiye kugira icyo ukora. Usanga rero ibintu byinshi mu bitubuza kugera ku ntego zacu harimo kutisunika, harimo kudashaka kuva aho uri, harimo kudashaka kuva aho wibwira yuko uguwe neza. Ariko nutarekura iyo telekomande kugira ngo iyo televiziyo ureke kuyireba amasaha 5 cyangwa amasaha 4, nta wundi uzabigukorera. Nutivana mu gitanda nta wundi uzakuvanamo. Oya, ni wowe ubwawe. Ni ukuvuga ngo izo ndoto ni izawe kandi no kuzigeraho ni wowe uzabigiramo uruhari. Icyo ni kimwe rero kituma abantu batagera ku ntego. Ntago bashaka kwisunika. We don't want to push ourselves. Ntago dushaka kwisunika ngo tugere ahantu handi twakwigeza tuva aho twari turi, kandi dutera intambwe itwerekeza ku ntego zacu twakwifuza. Icya kabiri gituma tutabasha kugera ku ntego zacu, usanga kenshi ari ukuburyo dushaka kuguma ahantu tunezerewe, tugashaka kuguma mu bintu dusanzwe dukora. Reka mbahe urugero. Tuvuge wenda urifuza gutsinda ikizami runaka, urifuza kuba watsinda ikizami cyakugoye. Niba wifuza gutsinda ikizami cyakugoye, wenda utsinzwe n'urugero nka 1 cyangwa 2, kuko ibyo bizami biriho iyo hari urwego rumwe wifuza kujyaho mu bijyanye n'amasomo. Ni ukuvuga ngo niba ugiye gukora cya kizami, biragusaba gukora ibyo utigeze gukora muri bya bizami bibiri. Niba ari ugubyuka kare, ubyuke kare. Niba ari ugusobanuza, usobanuze abo utashobanuje mbere. Mbese ukora ibidasanzwe kugira ngo wizere kubona umusaruro udasanzwe. Usanga rero kenshi hari igihe tuba dushaka umusaruro udasanzwe ariko tukaguma dukora ibintu bisanzwe. Icya kabiri kitubuza kugera ku ndoto zacu ni ugukora ibyo twari dusanzwe dukora, twifuza kubona umusaruro utandukanye n'ibyo twari dusanzwe dukora. Icya gatatu kindi kitubuza kugera ku musaruro twifuza ni ukubura discipline, imyitwarire ijyanye n'icyo kintu wifuza. Ni iyihe? Kubera yuko iyo ufite iyo myitwarire hari ibintu bimwe wibuza, hari ibintu bimwe bakubwira bati hahiye, hariya hahiye, ukavuga uti ntago njyayo. Atari uko byanze, atari uko ugiyeyo byakunezeza, ariko kubera yuko hari ikintu wifuza kugeraho. Wenda uyu munsi urifuza kuryama kare kugira ngo ejo mu gitondo uzabyuke kare hari ibyo ukora. Wenda nuramuka ugiyeyo aka kanya, ejo ntabwo uzabasha kubyuka kare kubera yuko nyine hazaba hahiye.
ni ukuvuga ngo hari ibintu bimwe wigomwa atari uko ubyanze, ariko iyerekwa ryawe aho wifuza kugera ari harehare cyane kurusha bya bintu ugiye kujyamo by'akanya gatoya, bizatuma hari ibintu bimwe ureka. Urwo ni urugero rumwe ntanze, ariko ushobora no kureka no kuryama uwo munsi, ushobora no kugira ibindi bintu byinshi wakwiyima, ariko kubera yuko ufite ahantu urimo kureba, ufite aho urimo kwerekeza. Kuko iyo ujyanywe n'ibigenda, ni ukuvuga yuko utazabasha kuguma mu nzira yawe yerekeza aho wifuza kugera. Ikintu cya kane kibuza abantu kugera ku ndoto zabo ni uko usanga amagambo aruta ibikorwa. Ugasanga umuntu aravuga ibintu byiza cyane, ariko ibikorwa ntabyo, kandi nta musaruro nta bikorwa. Abanyarwanda nabwo barongeye babivuga neza, baravuga ngo ibikorwa biruta amagambo. Kandi buriya ngo umuntu ashobora gukora bucece atanavuze, ariko ibikorwa bye bigatera urusaku. Ni ukuvuga rero yuko kugira ngo ikintu kitubuza kugera ku ntego zacu, usanga amagambo yacu aruta ibikorwa tuvuga. Icya gatanu mu bintu bibuza abantu kugera ku nzozi zabo, usanga ari abantu batazigira hafi. Ni ukuvuga ko ntabwo uba uzibona. Ubundi iyo turimo kwerekeza ku nzozi zacu, twakabaye tubibona hafi, tubona wenda aho byanditse, tubona hafi yacu muri agenda zacu, mu matelefone yacu. Ni abantu batagira indoto zabo hafi yabo, kuko ngo iyo badafite indoto zabo hafi yabo, umunsi umwe urahita, uwa kabiri ugahita, uwa gatatu, icyumweru kigashira adakoze kuko igikorwa na kimwe cyerekeza ku nzozi ze. Ntago bigira hafi, usanga biri kure cyane ku buryo atabasha kubibona hafi. Yabibonye hafi, abasha no kumenya ko yabikozeho cyangwa atabikozeho. Icya gatandatu nanone kitubuza kugera ku nzozi zacu ni ukwigereranya n'abandi. Ugasanga urigereranya no kwa kanaka, ugasanga urigereranya n'abo mukorana, ugasanga urigereranya n'abo muturanye. Nta hantu bihuriye, kuko ngo abo bantu wigereranya nabo bafite indoto zabo, wenda nta nizo bafite, urumva, cyangwa se aho bageze ntabwo uzi ibyo banyuzemo kugira ngo ubashe kwigereranya nabo. Reka da, ariko wowe ni wowe, indoto zawe ni izawe, nta mpamvu yo kwigereranya. Motivation speaker umwe yaravuze ngo ahubwo wakabaye wigereranya nawe w'ejo hashize, ukareba nimba warahindutse, ukareba ese Josiane w'ejo hashize wo muri 2020 niwe Josiane wo muri 2021, ese yahindutse hiki ku kigero kingana gute? Ngo kugira ngo wigereranye n'abandi, ahubwo wowe wigereranya nawe w'ejo hashize. Murimo kubyumva? Nta mpamvu yo kugereranya n'abandi. Aho wifuza kugera ni wewe wenyine ushaka kuhagera. Abandi muri kumwe, they don't care. Ntago uzi gahunda zabo, ntago uzi aho berekeza, ntago uzi gahunda bafite. Ikindi kandi ntago uzi ibyo banyuzemo, bituma wenda batanafite niyerekwa, bituma wenda badafite naho bashaka kwerekeza. Urumva yuko ni wowe ubwawe ugomba kwireba. Washaka kwigereranya, please wigereranye nawe w'ejo hashize. Ibyo ngibyo bizagufasha kugira ngo urebe impinduka ugenda ukora mu buzima, niba zirimo kukwerekeza aho wifuza kugera. Icya karindwi nanone kibuza abantu kugera ku ndoto zabo nuko babivamo igihe kitageze. Buriya ngo gutsindwa nuko bivamo, naho iyo ugumye ukagerageza kugeraho ukabigeraho. Ni ukuvuga rero impamvu ki 99% y'abantu ngo batsindwa mu buzima nuko babivamo. Usanga rero twarabivuyemo mu kazi dukora, business twarazivuyemo, ingo twarazivuyemo. Urumva niko gutsindwa. Usanga rero 99% ngo ari uko abantu babivamo,
ariko iyo ukomije ugahatiriza ukagumya ugatera intambwe uyu munsi, ejo byagorana ntuyitere, ariko ntutere intambwe isubira inyuma, amaherezo uratsinda kandi ukagera ku ndoto zawe. Icya munani nanone ngo kitubuza kugera ku ndoto zacu, ntago tugendana n'impinduka. Impinduka zihoraho, noneho ubu ngubu zisigaye zihuta cyane ku buryo usanga uko ubuzima twari tubayeho muri 2020 ubu ngubu biratandukanye kubera yuko yaba uburyo twitwara, yaba uburyo tugenda, yaba ibyo duhura nabyo, yaba uburyo twishyura, yaba uburyo, mbese ibyo ngibyo byose biratandukanye, n'impinduka zizanahoraho. Ni ukuvuga rero kugira ngo ubashe gutsinda ni ukugendana n'impinduka. Naho niba turi muri 2021 ukaba yaba imitekerereze yawe, yaba ibyo ukora bikaba biri mu 1995, ni ukuvuga ngo urasigaye. Ntabwo ushobora kugera ku ndoto zawe, kubera yuko uzasanga abandi bishyura na telefone kuri momo, wowe ukivuga uti reka njye ntabwo natunga telefone, ibingibi ntabwo bindeba. Hari impinduka nyinshi, tugomba kugendana n'impinduka nziza kugira ngo tubashe kugera ku ndoto zacu za buri munsi. Impinduka zo zihoraho, uzasanga kera baravugaga ngo reka nta muntu ushobora kubaka inzu muri 15-20 reka ntabwo bishoboka. Ikibanza kitari 30-40 ntabwo cyari ikibanza. Niba ugifite iyo mitekerereze rero uzasanga ugiye gushaka ikibanza cya 30-40, niba ajya gutanga umusoro aba ariwe baheraho mwinshi ubashe gusora. Ariko wanda ufite 15 nagenana n'impinduka akora ibyo bamusabye gukora, usange ageze ku ndoto ye, ariko wowe urasigaye. Mbese muri rusange ni ibyo ngibyo. Niba twifuza kugera ku ndoto zacu, biradusaba kugira ngo ibi bintu 8 mbaganirije tubashe kubishyira mu bikorwa, tubashe kugira icyo tubikora, tubashe kubasha kubikora kandi tubikore neza, kubera yuko kugera ku ndoto zacu biraharanirwa, ntabwo ari ibintu rwose by'ubuntu. Mujya mubona hari amafoto amwe namwe ajya yerekana umuntu wageze kuri success, afite imodoka nziza, hano hari indege, ahangaha inyuma ye hari inzu nziza, ariko foundation bakandika bakavuga bati harimo gukora cyane, harimo imibabaro, harimo frustration, harimo disappointment, harimo munsi yaho tutareba. Urumva rero ni ibyo ngibyo byose bigize ubuzima, ariko hejuru ya byose haba hariho kuzagera ku cyo wifuza ukabasha kunezerwa. Ndabashimiye mwese ko mwakurikiye iki kiganiro, kandi nizera yuko kiri budufashe kugira ngo turebe uburyo twakwitwara kugira ngo tugere ku ntsinzi yacu. Wowe urimo kureba kino kiganiro ukaba wifuza kujya kongera kubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kuri urubuga, kandi izino video mujye muzisharinga n'abandi, hanyuma turusheho kubakana kandi tubashe kugera ku ndoto zacu. Murakoze, Imana ibarinde.